abaduteze amatwi mwiriwe ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge umushinga duhuze wa Radio International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Radio International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 47 cy'ikinamico Shirimpumu, aho abaturage barimo Zawadi n'Uwamahoro bari biteguye kujya guha umuganda Mukamusoni. Ese baje kujyayo koko? Ni mukurikira igice cya 48 cy'ikinamico Shirimpumu. Ese mama, uriya mugabo wadusanze ejo bundi kuri botike mwari muturanye kera? Uravuga umwe waje wambaye ingofero se? Umwe wari ufite agakapu akakubwira ko asigaye atuye ku Gashara. Ese yitwa Kabano. Kera yahoze atuye Inyamitavu, aza kugurisha isambu ye ajya gutura hariya. None se mama, ko numvaga kubaza ngo kera ngo bagufashe ku ngufu, ngo umaze kugira abana bangahe? Mbese hari abandi bana nabamvukana nabo? Uriya musaza ntabwo anyibuka neza. Hari undi mwene wacu yanyitiranyaga nawe, kuko yaherukaga inaha kera mbere ya genocide yakorewe abatutsi. Buriya yanyitiranyije nawe. Ngo none si mama, uwo mwene wanyu yagiye he ko ntamuzi? Mwana wa, nanjye nta makuru ye mperuka. Gusa numva bambwira ngo hari umuzungu wamujyanye iyo za Burayi, ngo agiye kumuha akazi. Kuva ubwo nta makuru ye mperuka rwose. Gusa twarasaga abantu benshi bakunda kutwitiranya. Ese nuko byagenze? None si mama, uriya kwa Mukamusoni turasanga y'abantura ko watajya yitabira na gato. Cyakoze umuhungu we Ndore nabonye yaraje muri karabu duhuze. Abantu se baritabira da? Nabonye buri uko dukora igikorwa abantu barushaho kugenda biyongera. Wamugana nkurikije abantu baje kuduha umuganda n'abitabiriye ibikorwa twakoze mu gihe cyo kwibuka, wabonye ko bagiye biyongera. Ewe, buriya ejo bundi naratekereje nibuka igihe wigumuraga ukava muri karabu duhuze, ngo ntabwo uyibonamo. Numva ndasetse cyane. Ubu ntabwo ureba aho imaze kutugeza. Wibinyibutsa mama, iyo bamuhire na Karinganire bataza kumba hafi, ubu sinzi uko mba meze. Burya nanone iyo umuntu ahura n'abandi ahungukira byinshi pe. Nibyo mwana wa, ahubwo mbona natwe abakuze twakabaye tubigiraho byinshi. Natwe tukishyira hamwe, tukiteza imbere, igihugu cyacu kikarushaho gutengamara. Ariko mbona tubikoreye hamwe ntacyo byaba bitwaye mama. Hari abantu badusabye ko byaba byiza bifatanyije natwe. Abenshi uriya mushinga w'inkoko mwakoze niwo watumye babona ko mufite icyerekezo naho ubundi wasangaga abantu batabyumva ndetse batanabisobanukiwe. Nkubyije ukuri, nanjye tugitangira nta cyerekezo nabonaga pe. Yewe, ndabona twenda kugerayo ngaho. Ese ko numva nta bantu bavuga, abandi baba bagezeyo cyangwa ntibaraza? None se mugabo mwiza, urabona tujya mu muganda nta kintu turiye koko? Waretse nibura nka gutekera kariti n'icyayi tukagenda dusamuye. Marigari, reka tugende tudakereza abandi dore twakerewe. Kandi bucye ko wari ubwa mbere urawitabira ibikorwa nk'ibi, twageze rero dukerewe rwose byagaragara nabi. Nese simbika, ngende nambaye iribaya cyangwa nkenyera igitenge n'agapira wenda. Ariko wahatwikara ndibutse. Reka ngende nambaye iribaya, ubwo abantu badaheruka kumbona reka mbatungure. Ariko Margarita rwose wababite, niko ye. Ubwo se uragenda wambaye iribaya, urabona tugiye muko cyangwa mu misa. Uzi ko hari tugiye turi buze gukata icyondo, tukavoma amazi, tukanahoma abandi bagasakara. Yampaye nka data.
ese nuko bimeze none ndambara iki ko nta myenda ya siporo ngira ngo nibura aba ariyo niyambarira. tubigeze gute se mwuka byaramo ariko ndibutse niba ntacyo bigutwaye hari yakabutura yanjye imwe najyaga nambara kera wayambara ukarenzaho umupira tukagenda hari icyo byagutwara se? ariko nawe icyo gitekerezo nicyo mugabo nkunda ahubwo reka nyirebe nyituremo ubundi tugende. reka nanjye ndabe inkweto zanjye ubundi meshyushya moto ariko ugire vuba nyamuneka tugende ndabona amasaha akuze tutaza kuza gukererwa. ahubwo si yo kabutura aho ngereye aha ko ntarayikiryera waba warayishyize reka ndebere hano hari ndayibona. rebera aho tujya dushyira imyenda ishaje ye. niko iyo moto yereke ntabwo tuyijyana nayo nabwiye Jeannette ko tuza kumunyuraho urumva ko rero tutabona uko tuyigendaho turi batatu. ese nuko byagenze ntacyo ngaho gira vuba rero tumucaho tudasanga yadutegereje yatubuze tukaza kumukereza. niko kimo wese umugore n'abana bageze bakwitegura ko mbona iminsi isigaye tugataha ibarirwa ku mitwe y'intoki. reka ndorere wa mugabo we none nidutasinze aho nzataha pe ubu ndeba nashwanye n'umugore nsigaye mubwira ntanyumve menya ashaka ko nihamira hano muri gereza pe. ntabwo yabikwifuriza n'imyaka yose dufunze urumva wazaba atagukumbuye niko ye byakugendekeye gute? wahora niki ejo bundi ubwo umugore yansuraga yambwiye ko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abandi baturage duturanye ngo bifuza kuza kumuha umugandara bakamufasha kuzamura inzu yanjye yenda gutemba. mvuga zibona abana koko ariko nizere ko utabyanze kuko amahirwe nk'ahangaha ntagabonwa na buri umwe wese ahubwo wowe ndumva uzataha ugasanga urugo rutengamaye nawe se bagwaye nka muri gahunda ya gira inka ntibagiye no kuza kukubakira. ndeka ndorere wa mugabo we ubwo urumva ari gusa izo mpuhwe zose bamfitiye ubwo urumva umuntu ufunga ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bakaba baramuhaye inka none ngo barashaka no kuza kunyubakira. ikintira amakenga rero nuko harimo nabo nahemukiye. ariko rero kimunyereka nje nkubwire nkurikije amakuru mfite nuko abantu bari hanze bafite imyumvire itandukanye n'iyacu cyane ahubwo natwe twakabaye duhinduka kugira ngo turangize igihano tuzahe gufatanya n'abandi kubaka igihugu. ariko rero nawe urantenguha rwose uko nkugishije inama unca intege. umuganda gurakorwa pe ariko ntaza wadi mwambonera ngo azaba dushusha ko yari yabinsabye. ndahari mujanama we reka nze nkoremo umuhogo mbe mbashusha disi we. aha bundi buhe waririmbye sezawa uzi ko ihamenyo yabasetsi gusa n'ubundi ngo nta muhanuzi wabo ndeka nishyuririza abantu niba utabishaka ubyihorere n'intera uceceka. kora mu nganzo zawa widukereza mu gihe tugitegereje abandi ko baza ariko simbikangwa ntawe mwambonera turaza kumuhana asigaye akererwa buri gihe. hoya rwose tuyamuce pe nawe ajya azinduka nk'abandi buri gihe aza yakerewe abashaka kuza kimbagirana na wa mugore we w'inzobe baba bari kumwe sike tuyamuce rwose. ariko mana yanjye uyu mugore agira amagambo simbikangwa nawe rwose yabagoreweho. wahora n'iki ko papa gatese bamwihaye ariko njye mukundira ko azi gutera igiparu ubu ntagera hano ibintu byose birahinduka. mucacaka dutangire tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo ku isi yose we tuzarwubaka duhuze turwubake kanakampira rwubake bakamarigari tarwubake bakasimbikangwa arwubake bakango na zawadi ndwubake bakamukamusona rwubake bakanu bwatajya yitabira tuzarwubaka ibikorwa bimuhuza we tuzarwubaka bimuhuza n'abandi we. muceceke twumvikane muceceke twumvikane none se zawa ibyo birimo koko? none se simvuze ukuri mujana si ubwa mbere mukamusani yaza kwifatanya natwe mu bikorwa nk'ibi by'umuganda byo gushyira hamwe n'abandi. noneho zawadi arabidobeje umuganda utaratangira mana uyu mugore kandi mbona afite ikibazo cyo mu mutwe. nubwo zawadi avuze ukuri ariko nanone uyu mwanya ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kubivugaho pe. mureke dukomeze badi. mana yanjye amahirwe tugize nuko mukamusoni yari akiri mu nzu ubu yaza kumva ibi bigambo koko twari kubigenza dute nkurikije ukuntu muzi abatwirukanye mu rugo rwe pe. rubyiruko mwe turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba.
nihoho intego yanyu ni iyihe turi abarinzi b'ibyagezweho turi umusemburo w'impinduka mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge nidufatana urunana byose bizagerwaho ngiduhuze yacu burya nubuko simbikangwa nawe burya nubuko mujyanama nawe burya nubuko ngaye mama ndaraye twegenere aye mama ndaraye murakoze gushyiraho morale nubwo hari abataraza nagira ngo turebe uburyo twatangira aho bazira ubwo nabo barakomerezaho ubwo ni kiyongozi da simbikangwa hari undi se usigaye inyuma niwe da niko jane inaha se mumaze kuhamenyera abaturage barakumenye bigenda biza abenshi maze kubamenya kubera kugenda mpura nabo kenshi ahantu hatandukanye ukaraga ndiko twataramye niko ye muzi ko abandi bahageze yamuneka reka twihute ndabona twakerewe turanyura he ko mbona abantu ari benshi mwana we abantu basigaye bitabira pe fisi we wabonye umusaza simbikangwa arese muhe yampaye nga data Marigarita yaragarutse se wamahoro we ngwino ndebere noneho Marigarita yambaye ikabutura ngwino rebe sawa toka satana bazimu bashinga izina rya Yesu ariko se ninde wamushutse ngo yambare ikabutura koko amaguru meza afite se amabuno manini se cyokoze arambabaje nubwo ntamubyaye akanakumira nge simbikangwa ndamwikundira ni umugabo pe umuntu uzanye n'abagore babiri kandi hariho n'ababuze n'umwe ariko nawe yigeze imfizi y'akarere data mbi simika urahageze se ndabona ugaragiwe nimufashe twakire na Marigarita nyuma y'igihe kirekire tutamubona tumuhaye impundu ni karibu Marigari ariko narumiwe mutanga impundu ku muntu wambaye ikabutura koko ariko uyu mugore ni umuturage koko guno muce mumaze kugunyuka gose iyi ni viziyo wagira rumaze yambaye imishana na sezawa nyuma y'igihe kinini Marigarita atagaragara ibwera amahoro noneho aje mu muganda yambaye ikabutura abantu bose baratangara ni mu gihe simbikangwa we noneho ahahingutse ari kumwe n'abagore babiri ese aho uyu muganda urakorwa ntuzacikwe n'igice cya 49 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.
du